yewe data we toriboko wabasha gukora uvuga gute se narya nananywa harabura mu minister wa fitness nanjye nkaba nicaye mu nteko ndimo ndashagise gatuza niramuka cyatse umugore urugi nzarukura ntago naryama mpfunze umuntu ushaka kujya ku rubyiniro yamara gucuranyira akanambura n'ubusa akagaragaza n'umubiri ko aribyo bitukujije nimwe muyima kuko mu Rwanda se bwa mwari mbonye umusore uza kuri kamera kamara igituza hari umuntu wari kuratinda undi mukino wa box nta muntu mwari mwasekurana oya kumbona gutya izina ry'Imana ndagade have ubuzigeze muri leta ngo arwanye n'umuntu bakabona ufite akaboko ati ibi nibiranabaniga uramutse ubuze nuza de panage zikaba ikibazo yuko nge nawe twaba turi kumwe sha nayikurura mu manga nkayikurayo oya nimwe muyimana wayikura mu kabande nayizamuruka ukankubita ikamba ukanzirika ukubona deep niko rizamuka nanjye ndiko nakora nzamuka Seka nongera ngwikaze gukurikira GJC Media ngusuza uherereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru uretse yazuye uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali banzi neza kumurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora naho turasuje kandi twizera ko bameze neza wowe uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo aho uherereye hose mu Kinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza niba utanameze neza wihangane bigomba guhinduka umunsi ku wundi ntago ariko bizahora umunsi wa none wa mugani wa manibu ni uvuga ngo na episode ndabona aho tugeze twibirana dusanze ba Rutambi bari mu myitozo ntabwo ari za gitumo nkazazi nizo tujya dukunda kubwira abantu ngo tubaguye gitumo n'ibiki byose ngo usange abantu barimo barashwana kubera iki twaje gukorera ahantu mukaba mutuguye mutatubwiye sanze barimo gukora cyane byose tugomba kubasaba tukigera aho bakorera tukareba uburyo bakora imyitozo tukamenya imvo n'imvano yabyo tukamenya wa mugani se bakora bate none ari kumwe ni Rambo kwanza ndamuzi yitwa Rambo barimo gukora n'imyitozo reka tubegere tubanze nabavugisha tubasabe twinje Ruta bimeze bite amakuru muri mu myitozo Rambo bimeze bite harimo nitambuye cyane ndabona muri mu myitozo mwanyemereye nkinjira nkatambuka nkaza nkareba uburyo kimukora umuntu afite amatsiko yo kumenya umunsi kundi kuntu mukora oya nanjye ndakuramo nazo ntiza agasengeri ubundi nanjye nkwereke ukuntu kiri akantu kaboko asante sana papa ngira ngo reka twinjire barimo gukorera naje mbwire Eric wanye nawe akuremo agashati abanza ashyiraho akantu ku kaboko tubanze turebe uko bigenda uko byifashe reka tugere twinjire turebe ukuntu bakora wa mugani hari igihe umuntu abona baba majeya ariko utamenya uburyo kibitegurwa kaba wazabigana umunsi umwe ugasanga urahengamye dore ibitugu yewe data we dore iboko ry'umugabanga sha baka bavuga ngo iki batera agapisi gato Ruta imeze bite ambo fresh mani nyizanga mbonye murimo gukora imyitozo ndavuga ko byagenda kose reka ninjire mvanze rero ukuntu murimo gukora nabona ari sawa cyane giye yewe data we toriboko wabasha gukora uvuga gute se narya nananywa toriboko ezimana uwo buri umuntu yego oyanze haradundika amatafari ibintu bigezweho ututuza ngo nka twatun twa marine bari mu mazi bagenda banga kupuka no mwuka hajya ngarimo akantu gatumukora arimo amariba oya arimo amazi ibintu byaroroshye ubu no gukora mezi igikapu cy'amazi ubu kuri habiri kure ubu nanarya kuko ndanama oya Rambo ntago yabyoroshye bisa ingufu nyinshi cyane nese oya iwe ndabona hari n'utwumba herukana abandi utarabisoza ariko ubu bizarangira neza ejo bundi ku itariki 10 hariya byari mu murenge bura ntuzagire ikibazo cya umuntu umwe mu bantu bagiye kuzajya bifotoza bifashe gutya kugira ngo impeta ikundi igaragare unagiye uzajya uryama wambaye ubusa
Ubara tazi ikibazo yifitiye. Rero ujya mwambaye wowe. Natambara sinjye ko ndi ingaragu ndi mahila mabye. Oya none se wazanye ndi muntu urarambaye gusa. Ubwo naguko amafaranga nyikora ubwo gwambaye shuru jipe. Sha tugeze mu gitano twayitabura. Oya n'amasengero yatabura rero. Inyito zicumuro kizina ry'Imana. Ariko ndebera. Zuba yumva afite ubuzima. Wowe yumva afite ubuzima. Usibore tibashishikariza iki? Gushira akantu. Akambito karahari. Ariko ubona mu nteko hataburamo ministre wa sorry. Niyo mwimana. Nkuko bavuga ngo ministre ngo wahangaha ministre w'intebe ministre w'iki. Naga ari ministre w'urubyiruko barahari. Haraburamo ministre wa fitness. Nanjye ngabo nicaye mu nteko ndimo ndashagise gatuza. Ngatigisa. Nibyo. Ariko rabo abayane. Rabo ko wanebwe. Iyo utamari boko bitugiriza sinakora twiza ariko umuntu ashaka gusubiramo. Ariko n'ubundi boko we ni boko ndacyariho n'ubundi. Karimo kuvaho mwana karimo karacika. Ariko ngimuna amazi imisi adakora imyitozo. Ngimaze imisi udakora n'ubundi ko byagenda kose ngo karagenda. Ubundi nyuma y'ibyumweru bitatu akantu kagomba kuvaho. Oya se. Maze ibyumweru bitatu udakora akantu kavaho. Ubwo rero umaze n'ibyumweru bitatu ukorera bwo kajyaho. Ufite ugira amahitamo atatu kumara ibyumweru bitatu sikaveho ari ukutavose no kuba ikibonke watorike. None se ugiye ko ntabikora nk'ibyanyu aho ntari cyo mbaye. Oya turi kuvuga twebwe wazimenyereye kamera nkaho zihagaritse reba uhuye nka Rutambi narabyibushye mfite ninde none se ruta uwo finally urumva ngo mu misazire yawe nuramukumaje gusaza kuko utagifite ibigufu byo gukora bino bintu. Ubu se komanda gize ingahe afite 80 na kantu karacyariho ubu Trump batazikoze ni imisi ataka bagenda kuri enkoni. Hari ukuntu abantu bajye bavuga batubona nka Rutambi nk'ukuntu kino kiboko kimeze gutya sibyo yabaje gusaza ibyo byose bitangira kumanuka gatangira kubona cyaje gihe kimeze. Ugusubi ni protein Ako gusabye protein. Ubu Usabye protein protein ripo bari ntago protein tumakano kajya ubura nusaza wo kuzagira rimwe. Protein Ubu ngubu kuko ubu bacyafite imbaraga ariko ku myaka 50 ntago uzaterura ikintu. Oya tubizanye kuri wirengera protein. Wowe uri muri yitiranya niyo bita steroid. Steroid bitumuzana bino bigoro nk'ibi ngibi. Ibihese. Ukaza n'uruhara ukiri muto. Ariko protein ubundi na amata. Na amata nta kindi kintu bivangiye uretse kugira ngo yende iryohe bagashyiramo shokora ariko na amata. Ariko waba ukoresha umwimerere bikaguhira ukahita uba nka Kigeli. Ubu ngubu abantu nakubita isuka. Oya gako malesi n'ijuru. Oya reka nkweli. Uwagira nyama protein ubiyava. Reba hano hose reba yuko utayibona ko ya nkawe. Ariko rero uyu muntu ntanugaye n'umuntu. Umuntu se umuntu. Ufite umukobwa ubu wa munyima. Ariko nawe nago. Ibaze ko ngewe niramuka nshatse umugore urugi nzarukura ntago naryama mfunze reka yego ko mana ese hejuru ufashe nk'ipanga ugakubitaho gutya ipanga ukubizeho nk'umuhoro ibyo byaracitse urya nkabirizaga narinzi kuri ngo dufashe nk'icyuma ukaza kuri iyi imodoka ngica uzashaka imodokari uko nyifite hariya ndaje nacyo nimo mu Imana ngiye tugenuza ni moto ebyiri ushira aba mutaye nibansimbuka bakagenda bigendera ndaryama hasi. Oya se usiba hano ubaranyayo ubirizane cyangwa arimo arakabona gutya akagira ngo wazinduka kakazi n'imyaka papa ngo baragasengera usibye yuko se nanjye umuntu abarishe muri ibi bintu ngenza kuza kureka nanjye ngashaka amafaranga ibintu byaje mutukabireka uragira ngo simba ndi sinajirade w'umwana none se ngo wari kuba sinajirade no guhitamo ibingibi wahisemo ibingibi uza amafaranga umubiri urya mama y'Imana niya principe none ngo amafaranga utazubakisha inzu uyubakisha umubiri wabimije ramo ibyo ni ihame ubuze nk'ugiye kurya nk'akawunga urya nk'ibiro bingahe akawunga hoya twebwe turya quantity ntago turira uburisha ese warya makaroni
yaryo kayirirwa udukaroni niko rabo ubiyarya makaroni akayirirwa amakaroni sawa uvuga ati nari uyu munsi yari amakaroni amakaroni sawa byatari waburiye nk'udupaki tungahe uta udupaki tungahe wa ntabwo kirya nka mbere ariko buri kintu aranyumva muri baranyumva nacyo ariko ngiye buri hantu ibintu bitandukanye buri kintu cyose kibaye intego vitamin ukagira ngo rishwa na Amagini asone ni wahazweho bamugani bakora inyitozo imeze gutya ukaba utarahanzweho oya bare akuta ejo hari ifoto yawe yagiye hanze bigira foto katubireke yamba bari nago tubireka ndikoza oya reka nacu nose nuhimba zose simusubiza none se utanze niyo nakorire aha tugiye kuganira igiswede wene se cyane ngiye kwikozaho ngiye kubwira uburyo wari uri fiti oya byihorere ubwo nashaka umururizo ubwo nakumvisha ifoto reka tubireke ambaye aya bajya ngo agende mwandike ngo tamuneri angire nk'ababandi babarira reka twikomereze kuri biceps and triceps free papa mbarira ubu wazamuka kangahe nanye nazamukaho izo zamukaho wiwe kuba gatatu ntampate gusa mwere izo zamuka wenda zikuba gatatu ufata buri imwe cyaguze ngo ngiye ntago ndi umusore ebyiri wowe zimbarinzi kube gatatu zirahagije ebyiri bunda kora ayiwe kandi bazi yuko wazikoraga nabi nk'umuntu uri kupembeye umeze nk'umuntu uri kurya umunyenga niba munyimana ndi kwibalance ubu ndorora manuka gutyo ukagororoka reba hano mukwa kura kweduka kumera nka elastic ubu wavuga umeze gutya oya sha uri kora teringa tuno kandi ubu ikiganiro cyarangira ameze gutya oya twagiye twako ikiganiro umeze gutya mpaka sha nanjye ku kiganza ndi nk'inkende hano nafashe ntabwo nahane ko yewe data we gutya ndongera ngaruhuka tukaba twatera umusingo nimba ni n'urwaga ufite ukansome tukikira n'akazi cy'ubuhoro buhoro ingo bamwita DJ Lembo sha mbwira aba DJ bose uzi mu Rwanda bafite bakora ingana gutya oya usibye no kuri umu DJ uri ni bogari mbwira umu DJ uzi gucuranga umuziki wone emera uzi gucuranga oya barahari hano mu Rwanda ndi kuvuga hano mu Rwanda nanjye ndavuga hano mu Rwanda twagiye barahari reka duhere kuri Rambo ko nawe turi kumwe ko nawe namwemera ufatemo ba Brian ufatemo ba Dries ufatemo ba Claude muri za people none umva bose nabaza nyegera hano ku buryo buri mu DJ umukubise table yiwe iyi mix table ukamubwira ngo tubahaye iminota nimba ari 3 sibyo tukavuga ngo buri muntu ajya gushimisha abantu biwe ubana umuntu warusha Lembo ibyo byose simbizi nawe urabizi nawe urabizi ko acinzike uranshimisha gusa bigomba gucika ariko bigomba gucika mwana ubu ngubu ntibizatuma bazana copyright ikibazo abantu bazi ko bafite amakarabu ukaba uzi ko ufite ahantu hashobora guhurirwa abantu benshi utari watumira DJ Lembo umuntu ushobora kujya ku rubyiniro yamara gucurangira akanambura n'ubusa akagaragaza n'umubiri so muri DJ wa mbere ufite inyama ntabwo na Brian ajya yiyambura Reze oya nawe dijaka dijagira ngakakurema gacata gasigana akabora gafashe hano kuruza ku mabere gusa gafashe ku mabere ingo akuramo mu ruhame wabumbishira abagambiriye ngo mu ruhame karakantu niko sawa byavuzweho byavuzweho inshuro nyinshi cyane bakajya bafata ifoto yawe n'ijambo mukaga ntago ari yanjye batubundi wabashyingiranye ntago ari yanjye ngo wari uri mu myitozo twabivumbuye hariya ura n'umusenegari niko wamubonye mu DJ wanga DJ Lembo reka maze nkubwire reka nkubaze nyoko byagenda kose Ruta umuntu ashobora gutangira gukora imyitozo arimo kungana nkuko mbona cameraman angana kugira ngo ngane nkawe kandi ayikora kugiye byamusaba igihe kingana gute ariya neza cyatarya neza arya nkuko asanzwe arya mutipe nkuko ya mutipe asanzwe arya ifaranga mani ararya neza wenda kuvuga oya rega kurya neza biragaragara nose uze kuzana ubwana ngo wowe sabuzane buriya umuntu urya nabi ntabwo aracyari umwana byamusaba igihe kingana gute buriya byaba byiza
gutangira guterura uri muto yakurusha ubyibushye kuko iyo ubyibushye biba ari insazi man uzi kugira ngo unanuka wongere uganguza man ndabizi ngiye nari mbyibushye ndabizi so no ngo iyo ubyibushye gusaba kwanza kunanuka ubanze gusaba kwanza gukuramo amafatika ugakuramo ibinure none ukanyunuka ukanaterura unaganguza kuko buri bara ntago ari ibinure zira ni inyama ni beto ni nk'ibi byuma ibi ngibi ubona hano ko haracyarimo akantu akanyama kora hariya wumve kora ikoreho wumve nanjye narumye ahubwo je nacari gukora ibyo nagukora ibyimba nanjye ndabyimba uri kumva imutipe muvunyi akubaza ikibazo anakizi umeshikana nangejo uti nagufara ibyimba kandi abivuze bashaka kumutunga urutoki nagufara ibyimba riraturika byaguza bigiye kingana guteruta igihe arya neza adasiba kurya arya saa 6 nijoro kane ku munsi ntabwo ajya munsi y'imyaka 3 akakinira nose twe ko aribyo bidukujije nimwe muyima oya ase lagu ariko urafata akazi kadahemba katanirukana kandi ukakarambamo ukaja kugakinisha neza gutanywa kadahemba kakaba katanirukana ni ukuvuga ngo bikorera iki nta kintu gito byakumara ni ukuvuga ngo twebwe isi y'ubu ngubu ntago ari nk'isi ya kera abantu babikoraga kugira ngo bagire ubuzima bwiza kugira ngo bagaragaze ibiki twebwe isi hano twamenye kubibyaza amafaranga nimba ubu ngubu ngiye nimba nkorera training online fite umuntu wari igitubi ngo amaze kuba small size ngwari yari igitubi umaze mukubita small size noneho ngiye kuntu bigenza online ndagukoresha narangiza nkanakubwira njye wafata regime mu gihe kingana n'icyamezi n'ubutaye biro hagati y'ibiro 35 n'ibiro 40 kandi nagaru kubeshya hagati y'iki hagati y'amezi ane umaze gutibira 35 hagati n'ibiro 40 kurikije regime bafite bya 120 yego komana yanjye uriya ndamucura ku buryo cyane bakagira ngo yarwaye kaga koko rambo Rutambi nagira akajyamo kagoko ariko nibyo mana abantu ibiro biratakara aho ubwo wakirwana na Rutambuka ubyibushye nta makosa oya cyane njye ndandi bitubi Ruta niki busore bwawe bujya bugufasha kuba bununze nkuko rusinatunzwe n'inzoga dore tunangi bushiya buranunze reba kuburisha ariko bikaba binagutunze ukanumira ahantu kugira ngo ndebe gusa kandi nkwishyure neza ntabwo ujya ukora akazi k'ubawunsa wowe kuva kira kandi ko kazi ka mbere nanga kujya kwirukanga umuntu inyuma cyangwa bari barimo kuryoshya uhagaze hanze y'umuryango reba kugira ngo umuziki bukubitira mw'imbere wowe umeze nk'ipunda utaha reka bounce turabasuje bose man turabasuje mu Imana ariko nta kazi da nagukora ibyimba ahubwo riraturika ishatse kuri byimbya uko byagenda kose bamwe ngo byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo ungana gutyo Ruta ko ari byo binkujije nimo mu Imana kugwera mu bwana bwanjye gwera mu bwana bwawe ngo wavutse kubita pompage gutya mu bitaro oya ngo mu bitaro ngo yateraga pompage gusa icyo nzi cyo ku myaka 3 narari hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 mu rugo bajyaga badushira ku opera tungasangira n'abandi ubugari Nubwo nago ukirya n'abana bo. Oya mu rugo twese baravuti nta mwana uri ma. Bashakora bino biboro kuzuba. Ibyuma nkasubira ku isoko. Banze ko ibyo byuma. Niko Ruta. Ati ku myaka 3 yawe hagati y'ibiri n'itatu nako wazanyaga n'abandi bana. Badushaka kuparta kavuti nta mwana uri ma. Bakavuga uti nimutazi ukati donyi ngo baragucura. Ni cyane nayo nimo guheraho cyo nkubwira ngo niba uri umusore bingana gutya kandi abenshi bakunda kuba abasore baganguza gutya wari amabonsa. Kubera icyo utabihisemo Ruta. Uvuga ati reka ibyo kuri inyuma y'umuntu se mbeshaka kubera impamvu ini. Njewe kandi arakaza. Ngiye ikintu nahisemo nuko nge nabibyaza amafaranga azaramba. Kuko biriya bya bouncing ni nk'umwuga ayabe bitavugwa nanjye uvuga ngo umwuga w'uburayi. Nkuko ndaye bayiharara. Bayiharara. Suze namara muri bouncing. Uyu munsi Bruce Melody dushaka kumubona namubi cyane ariko nyuma y'igihe runaka ukaburi muramubona nundi no muri barango bayantare ngo baki. Ariko Rutambi ni on the top. Kugeza isi cyaje kugeza irangiye kuko mu Rwanda sebwa mwari mbonye umusore uza kuri kamera kamara igituza hari umuntu wari kuratinda ni wa mbere mwari mufite ibibyimba mu nda nimo mu Imana mane naba bounce benshi mane bari ako ahubwo none ngiye mfite impungenge bitagisaba no guterura kubi bounce oya nukurya to ngiye mfite impungenge kubera icyo usanga benshi bari abasore ugasanga n'ikida kirahari ariko Rutambi ukabona arifite gutya ariko ugasanga inda ntayo nyine wari ikintu buri kwitiranya ko namanye bouncing ntago yabisaba ngo barakoze umwitozo ko nyuma yo guterura umwito ese nyuma yo guterura ibyo umuntu wakora iki
ajya kureka ipera oya nyine nyuma yo gukora ibyuma ngo ujye kubanuza nyine ujye usoma nabyitijege kwa kundi umeze nyine nkaho kubyimba cyane ubigisoye ako nyine umubiri wawe umeze nkaho wiblock nyuma yo kubikora ukora iki isaro undi mukino ukora nk'ubu ngiye ngo undi mukino wa box nzagutumira uri kuvuga mbaye boxing nyuma y'imbaraga namenyo nayakuramo ariko bariya n'ubunini nana Maria wewe washatse wewe wanabinjije ura muntu baba barinze ugahita uramukuraho rwose yego ko mana yanjye sigura nawe ni impano mana ni impano uri munini umeze utari ko kubera kurwana uzi ko gusa ari gukubita abantu ugenda usoni kugira uteye tabakwirukana abakagufunga sujye ubona sara mu boss ujye ubona ramba kutubari ngo bakubisa abantu iki nimba n'ubwenge buki ngo bagize bateye mu bamsanya bura nuganira mana umuntu uko negosia bura ne mu bamsanya bikurusha umuntu ko ari munini cyane Umva twege tuatone umuntu abonye nka Rutambi gucyahita avuga ati kira najya kugiga kikambera bawo reka nanjye ndi umukapo nawe ushaka bakurira none se mayiweda ko kiri ibipfunsi so umuntu ufite imbaraga siya kubita uriya tera ingumi ziri kubiro nkawe yagukubitira ubu ariko akenera gushaka bouncer nyine bari ingumi batera iziba ziri ku biro nukuvuga ngo umuvunyi nuvuga ngo umuvunyi mushize hari mayiweda ni nuso cyangwa irobo kugukubitira ubu kazabyuka ejo nanga bafite risk rigira ngo abone basazanya amenyo Wese byo gusazana amenyo nagware za 43 udatitira utari amafaranga wabanye nuza wa mutipe ni Mohamed Ali yashaje ari gutya ariko afite inote ze nta kugira amafaranga umwana n'umbwa samaziki zikuru umugome ziko amafaranga ubakiri muri mu busaza bwawe umuntu twabwe amafaranga dushaka gutya tuba tukira abasore nta kintu abakimaze uziko buriya uzamo tuyukuze nta ubundi twebwe amafaranga dushaka abazatugira umumaro mu busaziro bwacu uziko buriya ku isi mbwira ikintu kigurwa gikenewe gikenewe we ikintu ugura ukeneye ushaje se oya nuko ukomeze waba ushaje cyangwa gutyo umeze mbwira ikintu umuntu agura akeneye mu buzima bwe reka buri ibyo kurya nukurenzaho reka mbikwereke nko mu rugo ushobora guhiba bitanu by'ibirayi rimwe abantu 10 mukabirya mukabaho nejo imyaka 10 gashindi kicuma ariko nyuma y'ibyo ngibyo ukajya nko mukabiri ukarenza agakoko uri kumva agakoko nta kantu urengeje ariko iyo ukabona nta kintu wari kuba uriya mu buzima ikintu abantu tugura dukeneye ni imiti gusa ushobora kurwara umutima utamwe imitima wapfa nicyo kintu cyonyine buriya mu buzima tugura dukeneye nukuvuga ngo rero twebwe amafaranga dukorera yazaturenge muri ubwo nk'igihe tuzagira uburwayi twarashaje uyu ngo rero nose buriya ari Mohamed Ali kuri ne nitatu yari marabyina ikinimba akwizera nagije buriya nuza buriya mayiweda akini ndi mukino reba ku mugani reba kugira amafaranga ariko butarya inyama ko namenye ugira neze rutako nawe ukina boxing wowe nago twabanya mu Rwanda nago yabyatera imbere tubikina twa mu rwo kugira ngo twirinde nako nta muntu mwahondana rusana muntu mwari mwasekurana oya kumbona gutya izina ry'Imana ndaga have ubuzigeze muri leta ngo arwanye n'umuntu bakabona ufite akaboko ati ibi nibiranabanirwa uzi ubusoro urabuzira have urutambara uziko hari abantu baza mu kabari bavuga ati ngiye kurwana ura mu bounce ngo kariyemera ngo rebe ko nukangana akaza mu Rwanda mu kabari aje kurwana gusa ari cyo kimuzanye ana ruta umubaze reba ngo ugeze nko muri leta washwanye n'umudamu wawe yego ko mana yanjye ngo ufata iminsi 30 yo kwitekerezaho urabanza ukayitora ariko muri gereza ariko nabakora mu mwitozo none wazavamo wenda gushwanyuka muri gereza ko twabonye ko nagufara ibyimba riturika wari ikigori ukabyimba mwana ikigori gitunga intungamubiri nyinshi ikigori ni fresh ikigori reka twemerego hawo ukitasaho kuba ruri hanze wako wari mu rugo ushobora kukikarangira ugayishamo iyo salisa niba bashaka kuvuga ngo ni fresh tekereza umuntu cyakaranzwe mu mazi agashira bitekerezo byaze by'umuryango ashize hanze nose mvuga abantu biyabuye kubera iki erega gereza muri gereza nawe oya naga rukuyibamo ngende oya naga rugufungwa ahubwo nagiye ngana n'abantu benshi baba barafunze uri kumva gereza umva ikintu ukwica gusa umva nibanza kukwica butazagira ngo gereza bira nose ngo gereza ni ijyano kibikuruta gukubita aho kugira mfunge wankubita
ntago wamfunga cyo banjye bampondagura gahoro uziko gereza umuntu ayigufunze buriya bagufunze mu mutwe wagenda ukabikigoryi cyane sasa kuko uzarebe nk'umuntu nk'ubu ngubu bashaka kugufunga wari warigeze nk'igaye kubita abantu nk'inki wafungurwa umazemo nk'imyaka 2 nk'ubu ngubu nk'umuvunyi ukumva avuge nko kuri telefone atutse umuntu bakajya ngo bararwana ngo akayituna hafi kandi umuntu arimo aratukaraye kuri telefone noneho utekereza araterura akina na box ibyo barabikurikiza mu mategeko baravuga ati umuntu wakubise umuntu afite na ntuze experience muri sport myaka bahita bayikuba 5 buriya ikintu bita urugomo ako nyago si wamenye si wavuga ngo ntago narugomo uso umuntu aza akagucira mu maso shabo ngo experience afite njye ikomereza oya ncire mu maso umuntu yagucira mu maso lambo nanjye mivugira nka kuri kamera uncire mu maso nanjye kumugana wakanwa nagafunga Rayo komereza mani birakaze mani ako yashaka kugufunga na amateka ngo yagucira ngo umuntu agusuzugura ariko umuntu agusuzugura igisore haragutera ngoma akakubita urushyi ngo burya bagusuzuguye oya cyaza abwo ubu ngubu byabaye akazi unkubise urushyi ubu ngo natandukanye kuri rib nanyo nciriye nakirukanga ave bakunshiriza abo bakayama nagenda amacira ngo kirataranuma ahubwo niko ruta nuko byagenda kose noneho iyo umuntu arimo kwitegereza uburyo uri fiti aribaza ngo Rutambi akora inshuro zingahe ku munsi ngiye nkora 2 ku munsi cyangwa kure rimwe bitewe n'ukuntu naruhutse kuko none ngiye mu busanzwe ibintu bya sport bimeze nk'aho ubuzima no mu byo ngo nancuruza imyenda ya curuza ibintu bya sport ariyo bita Rutambi sport class ni umwenda original kuva US apana from China ni bamuyimana kola nziza imwe igufatanya kugufata ngiye n'ubundi ngiye kwera ngiye n'ubundi buzima bwanjye nsanga no bwa sport no mu bisanzwe curuza ibintu bya sport Rutambi sport class ako urukumva iryo zina rukumva ari tazica muri Rutambi sport class akantu ka class wongeyeho akantu ka class n'ibintu curuza biba biri class niyo n'Imana igikapu cya sound pro ngo nanjye uvuga ngo cya cya waterproof cya sound proof igikapu kibamo amazi cya waterproof ni igikapu aho kugira ngo wirirwe ugendana bya bibora rya bagenda nabyita ngo arabizi reba nk'iki reba no kwiruka amazi atashyo mwimbere harimo karo kameze nk'ala kagadi wapi na radiateur kaba kaza kunjije igikapu kigira amazi inyuma ngo ni made in Rwanda ubona kironi idarapo ry'u Rwanda weya ntago ari made in Rwanda made in from US no kumarageza muri igihugu cyacu nyina kimuteza imbere nk'umunyamahanga ntakabona yazaza avuga uti Rutambi no kuvuga ngo ibi bikapu uramutse ugishaka nyine iki ni igikapu ushobora kuva nk'aha ngaha havutse nk'ikibazo ugati waba unywa inzoga hano washiramo waba unywa kanyanga hano wayihagamo hano oya buri kintu cyose waba ufite none abantu bose ndiko bakunda amazi ariko nta kanyanga ntago yemewe uzogenda nakajyanga mu bikapu urimo yaga ko embaye ndi kuvuga nyine wenda ushobora nko kuva nk'aha ngaha ugiye guhindura nk'intara bigasaba yuko ugenda nayo maguru igikapu ushobora kucyuzuza amazi kijyamo litiro 10 kandi litiro 10 ziba zitwarika neza ugahetse nabonye ejo urimo gufata amamoto n'amamodoka ndavuga ni Ruta mu byukuri nge nahigereye nibere kuri tere mu byukuri wafata imodoka nigene nkuko nabibonaga koko imodoka ari nanga kwifata ngo sigende ahubwo imodoka ari uramutse ubuza nuza de panage zikaba ikibazo yuko nge nayo twaba turi kumwe sha nayikurura mu manga nkayikurayo oya ni mu Imana wayikure mu kabande nayizamuka ukankubita ikamba ukanzirika ukubona deep niko rizamuka nanjye ndiko nakora nzamuka nayituruna ni mu Imana ariko rambo Rutambi nanga bakabya naga rugukabya yena ringiye kujya mu mujyi arambwira ati ntago uri buve hano teru imodoka ari yanga kuva hiri imodoka ari teroni yava hiri imodoka ari kundi kuntu bigenda imodoka ari utaje uri kwirukanga ngo uyiza n'imiri rukanga ngiye ugahagarara ahantu hamwe gutya imodoka ari bugiye kuyatsa nkayifata ngasa nkuyiterura wahava no kumbajije imodoka ndayifite
imodoka ndayifite ngira ngo nkuni ibintu by'amagambo kugira ngo nzabeshye abantu bambwira bati muvunye ikiganiro wakoze na Rutambi baratubeshye imodoka ndayifite hariya tubikore gute tubikore ngewe uyiterure unanirwe kugenda umva ko ufite ingufu urashiraho iki nyirashyira 50 wowe niramuka igiye yatanga ibyo bintu by'intoze bavuga ari ntoze ariko ikiganiro wacyumvisha imodoka ntabwo irazi insanga ntabwo iri buzi gusa ntabwo ugiye kuronga umuntu yego ubu ukijya mu modoka rucyatse genda yifata ubwire utega agenda wigeze ubikoraho cyangwa kubera ko wizeye ingufu zawe urimo uravuga uti bande numve ko ntagiye gushya imodoka wasanga wazanye n'ikamyo ubundi ntabwo ari zinazanye imodoka oya nyine natwe tujye kuvuga imodokari ntabwo twaje kurata amalonge shashi ni imodokari zisanzwe aya magi 10 zisanzwe nyine wigeze ubikoraho cyangwa n'ubwa mbere nyine kubera wizeye ingufu zawe ariko turi inshuti mbwiza ukuri utandira amafaranga ku buginga n'ubundi ntayaguha sibyo umva ratarambo ashobora kuncuka yarigeze kubikora akabona ko bishoboka urabyumva noneho ngiye kubera ko ntari nabibona nkabona numva ko bidashoboka ariko kubera ko atazi imodoka ufite apfuye kubyemera ndamuzi yandoye ndimo kuza njye makuri Rutambi ubwenge bw'uramuzi ariko njye imodoka reka tugende ngiye duhinyuze ntabwo tubwirwe dushyiraho intego kuko nshobora swati bishobora kunanira ugasanga ndayariye cyangwa se ukabikora ugasanga urayandiye kandi turi inshuti reka iby'intego tubireke tubikore nk'abantu turimo kwiganirira kugira ngo binyereke ko bishoboka nyemera tubikore uyu munsi ko kitari igihe cyabyo ya ntego ndayishyira sinabikora cyayi tugitangira ibintu bibaye akazi wagera muri tempa tukoneye Amagini neza ko kitari igihe cyabyo kuki ubyemeye nkalabaye akazi nawe ukakira ibiganiro okay ntacyo reka tujye kuvuga ngo ndaguhaye angaye icyo nzi cyo ngiye ndakugurira akantu mbigumurire kuza kugira mbone ko bishoboka niba utanizanje ahantu hari impaka z'abantu barimo kujya njye wabwira ngiye nabonye umuntu wafashe imodoka ntiyagenda utamurege sipuni Rutambi ubusi bazangura ndagaso bayo tugende eri tugende rwose njye mbikore hano abingore turebe yes Ruta noneho ngiye ikintu nshaka rero noneho nkuko wabinguye utigenda yifata ntabwo iri butimuke ntabwo igenda genda shaka kugira ngo uko ubinyere cyangwa kameramana narangaha agiye kutwereka imodoka arayatsa namara kuyatsa agende wambwiye uti ntabwo giye yajya mu mujyi ntamuhaye uburenganzira nani ndashaka kureba ko niba ikibazo kiri kuri iyi modoka ko nta ngufu ifite umuntu ajye kuyikoresha cyangwa se ko niba bishoboka ko uri buze kuyifata ukayigumana eri nyegerera hangaha ibere ryakonkeje nimba ryari ririmo proteine je nanjye ni nka petro nemera mbonye we ikibazo ntabwo kiba ari icyo nyuma y'imbaraga akora n'ubwenge yego ubwo bwenge rero ndabugusobanurira igikorwa kirangiye okay nanjye rega nanjye ntabwo niyo mpamvu ndahangaha reka byose binyereke zana njyewe nazi eri vaya hangaha vaya rwose modoka arayakisha akuyemo feriyame eri urimo urabona ko ari muri depart sibyo usamwe imbere turebe igenda imbere gato tureke imodoka igenda taza ku okay sawa rekera aho ngaho sasa none ndashaka Ruta iyi modoka ndashaka je uyimfatire je imodoka ari niko ikururira inyuma cyangwa imbere ikururira inyuma kuva ikururira inyuma ntabwo uraza gufata imbere ndafata inyuma urafata inyuma yego okay je ntacyo bintwaye byose cyangwa ngo nukuri uyifate nawe imodoka yanjye itagenda niyo kintu ntegereje kubona hangaha sibyo shabwo none ndahitamenya yuko abanza usome kutuzi ayo mazi ariko nayo banza harimo imiti harimo akandi kantu rwose nze mbanze ndebe neza cyangwa utano nanjye ndahita nemera mva ko nemera mbonye iki nicyo ntegereje kugira mbanze mbibone twagiye yewe ndabara ahita nshyiramo vitesse sibyo irimo utegereje guhaguruka ukagenda gusa okay sawa Ruta twagiye genda shaka ramba n'amaguru cyagenda buretse kugenda ngo abanze yikonsantre iyo mibare urimo gutera rwose nanjye mbanze nyirebe oya nukuvuga ushobora gufata kuri kino giparishoke kigahita gikuka ukaba ari cyo ukura oya humura hano mfite hano fata kuri kano kuma fatamo kuri aho kuma
aha tujye na yamaye Ruta Higucite oya ko biriya biba bihagije biriya bihagije kuri moteri niyo rya bisegonda nawe ujya mu bigerageze Ruta nawe ujya mu bigerageze kandi njye wari ufite ubwoko kuruta wowe nese ko umuntu anarushye cyane ko umuntu anarushye cyane wowe ko natarushye oya ntabwo mbikoze umwanya munini ni ukuvuga ngo imodoka ya dore ibanga ribamo kuyiterura ni ukuvuga ngo buriya ugiye kujya kuyiterura imbere ntabwo wanganya n'imbaraga moteri ariko niba mfite ibiro cyangwa se imbaraga zishobora gupeza aya mapine abiri y'inyuma ikururiraho imodoka ari ntabwo iba yakagenda ubu ngubu nubwo turimo turihuta nyine umuntu agomba kubikora umwanya muto kugira ngo adatuka imodoka kugira ngo umuntu atamutwikira amadisike yiwe byaba ikibazo cyane ukuvuga ngo ibanga ukoresheje niriye njye nyifashe twashizeho amafaranga nayerekora nyuma y'iminota 10 disike zahiye barimo baravuga ngo ugiye kumenamo amazi kugira ngo ihore amashereka yanyweye harimo proteine Ruta reka ngushimire uko byagenda kose nanjye nagufasha akanya kawe gahagije kuva nagusanze muri siporo aho uri hose nanashimira abantu nibagumye bagenda bakurikirana ibiganiro byacu abantu mwe mukumbuye Rutambi kuri skits nagarutse kubita umuzigo bana kabisa Ruta reka ngushimire nukuvuga ngo uko byagenda kose usibye abagusanga kuri amacano yawe hajya wowe n'ufite channel yawe baje kuri Ntisho na Red Budget Comedy kuri Instagram andikamo Rutambi official urebe bya bintu bibirirwa birimo biravuga Ruta asante cyane Sambo reka nawe ngushimire cyane wa mugani iyo umuntu yahuye nawe ntabwo yagenda n'ubundi nawe mutanavuganye ngo banamenye wa mugani abashaka gukora ibitaramo mu ngi wabo abashaka bakeneye mu DJ n'ibiki byose abantu bakeneye mu DJ ndabacurangira imiziki myiza cyane yaba ari abasaza yaba ari abantu bana nyine n'abana turabacurangira DJ Rembo no kuvuga ngo DJ Rembo ubundi nukundi mana yanjye mwe nakubwiraga ngo abantu bubaka amazina ariko ari abantu bazi icyo kintu batari bamenyekana uzi nka DJ Rembo mukubisa arena sha yazica yahatwigaga ariko buhoro tuzagera ejo bundi tunari bigusa Samba ugushaka wakubona gute kuri Instagram DJ Rembo 250 DJ Rembo 250 akareka ngushimire cyane nawe wakoze cyane papa reka dushimire cyane na Eric waduvaje kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka nta kibazo na gito kirimo wowe wamaje gukora subscribe aho uherereye hose tubabwira ngo ibigano byawe nibikugeraho ukabona biraryoshye jya ubisharinga no ku bandi bose bikugereho cyane turagushimiye cyane wakoze cyane